Amazina yanjye nitwa Nkundimana Aphrodis, ariko naje ntutse mu gihugu cya Mozambique, ni naho mba. Ni ibyishimo muri rusange no kwagera. Mena ahubwo umubyeyi Bikira Mariya ndamushima rwose, ndamushima. Beho atugase wakati w'Abanyarwanda n'Abanyarwanda, natufuula ab'Oluganda, aratufuye abavandimwe. Ahangaha ni ku butaka buzwi nk'ubutaka butagatifu bw'Ikibeho. Hari abakristu batandukanye baba baturutse hirya no hino ku isi, haba ari muri Afurika, muri Amerika, i Burayi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Aba rero turi kuganira ni bamwe mu baje ku butaka butagatifu bw'Ikibeho. Uratangira twibwira. Yego, njye nitwa Sebanira Manuel, nanjye nkaba naje gusenga kuko hano haba habereye umunsi mukuru wa somosiyo y'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya, twese twishimira nk'abakristo. Yego, waturutse ahagana? Njye naturutse mu murenge wa Nyanza, akarere ni Gisagara. Uyu ni umunsi mukuru mwiza twishimira twese abakristo gatolika bijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Tuba twaje gusenga hano Ikibeho, biradufasha. Yego, birabafasha gute? Kuntu bidufasha rero, urabona hano ni ahantu hagiye habera ibikorwa byinshi cyane byiza kandi byibonekerwa. Biradufata iyo uje gusenga wumva ubohotse mu mutima. Kuba nk'ubutaka butagatifu nk'ubu bwaba buri hano Ikibeho ni ibintu mufata gute nk'abakristo? Ubutaka butagatifu buri hano Ikibeho rero turabyishimira kuko ariho hantu binari mu Rwanda. Ibihugu duturanye hirya no hino nabo baba baje, twese twifatanya gusenga hano, rwose bino turabyishimira. Ukazaho ko ibitangaza birakoreka? Yego, kuri buri umwe bigiye bitandukanye nuko umuntu yasenze agafashwa, ibitangaza biraboneka. Ubwo abo bitaboneka bo biba byagenze gute? Harimo abavuga bati nk'uwo ngo biba bitaraba wari igihe avuga ati wasanga ari ukubeshya, abo ngabo nyine murababwira iki? Yego, ntago bose byatugereraho rimwe, bigenda biza umwe ku wundi. Twese bishobora kutugeraho cyangwa bamwe bakabibwirwa, ababibonye nabo bakabisobanurira abandi, ntago twese byahita bitugeraho. Yego, noneho hari amazi, ari amazi baba bavoma atandukanye n'ayandi mazi. Natubwire niba naho uri buyatahane. Ariya mazi rero ndayatahana kuko ndanayafite hano mu gikapu. Ariya mazi yo ku isoko y'umubyeyi Bikira Mariya, ariya mazi nayo mu gishara dufasha cyane nk'abakristo cyane rwose. Urugero afasha iki? Ariya mazi rero nawe wibaza amazi isoko y'umubyeyi Bikira Mariya, urebye mu gihugu hose ikabiri hano, urumva ayo mazi rwose tugomba kuyifashisha. Wavura n'indwara cyane rwose. Ubu ndabona ko ibikorwa byiza bino biragenda bitera imbere, ko twazaga hano ari ivumbi, tukaza hano ari amashyamba, ariko ubu ngubu urabona ko iterambere ririmo riraza. By'umwihariko rero yewe icyifuzo cyanjye numvaga nasaba ko Kiliziya Gatolika igomba kugerageza ikareba hano hantu ikahakorera ikintu cyiza gitandukanye n'ahandi, kuko rwose hano hantu wakabaye n'umujyi muremure ahubwo wa mbere no mu gihugu ugakurikira Kigali, kubera ko ari ubutaka butagatifu kandi habereye amabonekerwa n'ahandi hantu byabaye. Nitwa Bonaventure Nsengiyumva, uvuka muri Diocese ya Cyangugu, Paruwasi ya Ntendezi, ariko ntuye i Kigali. Aya mazi rero tuza nyine kuyavoma kuko ni amazi y'umugisha kandi umubyeyi Bikira Mariya yaduhaye, kuko iyo wumvisha amateka y'aha hantu nta mazi yahabaga, ariko yaje gutanga nyine iyi soko nk'amazi y'umugisha, nk'ikimenyetso cy'uko ari umubyeyi ukunda abana be kandi abana be ntabwo bashobora kwicwa n'inyota. Ayo mazi wenda nko ku muntu utayazi amara iki mu buzima, atandukanye n'andi mazi? Aya mazi atandukanye kure n'andi mazi kuko bavuga ko kuriya bashobora gupima amazi, ushobora kuba wafata andi mazi asanzwe ukagenda ukayavoma, nyuma wenda y'icyumweru cyangwa se y'ukwezi ugasanga afifitemo imyanda cyangwa afite ukundi kuntu yahumanye. Aya mazi niyo wayavoma ukayamarana umwaka wose mu rugo, uyu ugiye kongera kuyanywa wumva ari amazi mazima, amazi y'umwimerere. Nuko nyine ari amazi y'umugisha atandukanye n'andi mazi dushobora gusanga ahandi hantu. Hari n'abavuga yuko aya mazi ashobora kuba abakiza nk'indwara zitandukanye.
Ego birashoboka cyane kuko ni amazi y'umugisha. Bamwe baravuga ko umuntu ushobora gusanga umuntu yararwaye nk'indwara runaka ukumva yakize, abantu bari bafite imyuka mibi yatera nko mu nzu kuva mu myuka mibi yaragiye. Rero aya mazi afite umwihariko wayo atandukanye n'andi mazi yandi tubona. Noneho wenda tugeze ku butaka butagatifu, buno butaka ni ubutaka mufata gute nk'abakristo gatolika cyane cyane kuri uno munsi wa Somusi? Ubutaka ni ubutaka bw'umwihariko, ubutaka umubyeyi nyina wa Jambo yagezeho butandukanye n'ubundi kuko twabuboneyeho nyine ibyiza byinshi, aho umubyeyi yasuye igihugu cyacu aribwo bw'umwihariko yakandagiyeho akatuburira kandi akatubwira uburyo bwiza bwo kwitwara. Ibitangaza birakoreka? Ibitangaza birakoreka cyane kuko nta buryo wambwira ngo abantu baturuka mu bihugu bitandukanye hirya no hino bakaza baje kureba aho hantu nyine wa Jambo yabonekeye. Hari byinshi rero abantu bahabonera, hari inema nyinshi abantu bahabonera, hari ibitangaza bikomeye abantu bagenda bahabonera. Ngenda kugereka Oluganda nti Kibeho atugase wakati w'abana Uganda n'abanyarwanda natufuula ab'Oluganda aratufuye abavandimwe. Muracyumvise neza? Nzewe ndi umugande navuye Bugande ne abaganda banji bana Uganda banji abajja wane Kibeho eranga bafusa abenjawulo olwa mukisa mama gwabakola ki gwabawa n'olwensonga eyo nebaza abatulaje b'e Rwanda omukwano gwe mutulaga ffe bana Uganda nebaza ne mama okutugatta ne tufuuka omuntu omu neyanziza nnyo neyanzige orakoze. Ikinyarwanda ni kike igihe cyose mererwa neza ntureba ubu ngubu ndi umushonje ariko ubu ndagenda ndye. Yezu Kristo yarankijije cyane. Amen amen. Ahubwo umubyeyi Bikira Mariya ndamushima rwose, ndamushima iyo ngira uko ngira nanjye nafatanya n'abakirisitu ubundi bagakora hagari ubundi bakahagira neza cyane. Mama kuri ubu waturutse? Naturutse muri Gisagara. Waturutse muri Gisagara, wageze hano ryari tugisanze? Navuye mu rugo saa 9 nageze hano saa 6. Saa 9 z'ijoro? Nk'umuntu ibaza umubyeyi Bikira Mariya niwe wayahisemo abari hahitamo urumva nyine ko hakomeye. Harakomeye cyane. Ibitangaza birakoreka cyane ariko genda namwemera cyane. Wowe ndi kubona ufite n'akajerekani. Ako kajerekani nako wizaniyemo amazi yo kunywa cyangwa? Oya, ndayavoma hano ku butaka butagatifu. Amazi ya hano atandukaniye he n'ayandi mazi tubona ku buryo wagomba gukura amazi hano? Impamvu atandukanye, ahantu umubyeyi Bikira Mariya yashyize intoki ziwe akahara amazi agasesekara abana biwe bakabona amazi yo kunywa ahagije, kandi imbere abazaga nta mazi babonaga. Ubwo rero yahashyize ikiganza cyaraharaha haboneka amazi. Niyo mpamvu rero nawe umubyeyi yashatse kuduhaza ngo atumare inyota. Niyo mpamvu tuhishimiye. Hakwiye kujya amazu, hakwiye kujya tugashaka ahandi twakura ukuntu twajya twegeranya amafaranga tukayegeranya, ubundi tugakoranya nyine nk'abakirisitu, noneho bakazashaka ikindi kibanza bakagura, ubundi tukubaka, ubundi tukajya tubona aho duteranira hagari. Kose mama, bitangaza koko birakoreka cyane birakoreka cyane. Ubu ngubu naje naniwe ariko ubu ndumva rwose pe, reka nta kibazo yankoze. Umva amagufa yanjye yose yari yabusanye yayateranyije. Reka ubu ndagenda, ubu ndongera nkubita amaguru ubundi ngeri muhira. Urongera uragere n'amaguru? Nta mafaranga afite ngo ndateka. Ntacyo bigutwaye? Reka ndumva nkomeye. Yego, ngo harimo n'abagenda urugendo rw'ibirometero n'ibirometero. Mbuse ntabwo ujya wumva baturuka i Kigali, ntabwo ujya wumva radiyo Mariya, ntabwo ujya wumva baturuka i Kigali n'amaguru bakagera hano. Ariko se bateze uwo mugisha ntibawubona? Oya, tugomba kuruha nk'uko Yezu yarushye. Uriya musozi yatereye natwe tugomba kuwuterera tukumva.
none niyo mpamvu munahitamo kugenda n'amaguru. niyo mpamvu nyine tugomba natwe kugenda tugaterera wa musozi yatereye. amazina yanjye nitwa Nkundimana Aphrodis ariko naje nturutse mu gihugu cya Mozambique ni naho mba. Ni ibyishimo muri rusange no kuhagera. Noneho kuba hateranira abantu bangana uku nguku ni ibintu mufata gute wenda nk'abaturage batandukanye? Ni ibintu bifata nk'ibyishimo kubona abantu batandukanye baturuka imihanda yose ku isi yose bakaza guteranira ku butaka butagatifu Kibeho. Ni ibitangaza Imana yadukoreye kugira ngo tubone abaturisite nk'aba ngaba baje guteranira. Nkawe noneho wabujeho witeze iki? Waje witeze iki? Kuko byanze bikunze bagombaga kuba uri ahandi uri gukora ibindi, ariko wavuze uti uyu mwanya reka nkuharire kujya gusenga ku munsi wa Sogusiyo ahantu hahurira abantu. Niteze ibyiza ko urugendo iyo dukoze urugendo rutagatifu nkuru duhura n'ibyiza n'ibyishimo kuri jyewe ko jyewe naherukaga 2012 hano. Ariko se hano wenda mugereranyije uko mubyumva ibitangaza birakoreka? Birakoreka cyane. Muno munsi urabyizeye ko ushobora kuhakora ibitangaza? Birakoreka cyane, byinshi cyane. Ni byiza Imana yagiye idukorera. Abavandimwe n'inshuti bari hirya no hino mu by'ukuri wenda wawifuriza Assomption nziza yaba ari abaje naha cyangwa bari wasize abo. Primaire ta complémentaire tout du catholique groupe charismatique Stari ta complémentaire família ta complémentaire a tudo bisoa Stari no Mozambique para ta chamar tudo bisoa para vir visitar Kibeho. Ni amazi rwose twagiye twumva mu mateka ariko nawe nishimiye kugera hano hantu nibwo bwa mbere mpageze. Ni ubwa mbere mpageze rwose. Yego. Aya mazi nguyanyweye bimufasha iki? Sha makuru nanje numva nizera se nuko uri ibivuzwe n'umwe abarenze umwe abari byo. Naturutse Kigali ariko naje ndabyizeye kuko nibyo byanzanye. Inahango bitangaza birakoreka. Shango birakoreka rwose. Waho hanabaza n'umusaza uhavuka natwe aduha ubuhamya. Ndimo ndabona afite ibumba mu cyimbo cy'amazi. We yifitiye ibumba guse. Banyita Kubwimana Emmanuel. Narwaye njya kwa muganga biranga. Ndavuga ati nimba ari amageni simbizi sinabimenya. Mu karere ka Nyamagabe umurenge wa Kibirezi. Umurenge wa Kibirezi akagari ka Bugarama umudugudu wacu ni Kamena. Tukaba dutuye ku rugomero rwa Rukara niho iwacu zingana zitanga umuriro w'amashanyarazi niho iwacu. Wageze hano ryari? Natangiye kwaza kera nuko hajya nafashe ngacika intege ni nka satani ni seki bateye mu muntu ariko neza naje kurwara njya kwa muganga ku Kigeme biranga ariko neza naje gusengera ni Kibeho bakambwa ngo kugira ngo nzabareshya abantu biyiwacu. Noneho ndavuga tekane ngende wongeye gusenga wese nizeye nzakibona kubeshya ni kubi narakize cyane ngo mukuru neza cyarakize nagendaga nikuba naho tuvuma ari 200 ko neza nakize neza burundu nicyo gihe nakuya ni Kibeho ufite mu ntoki nagace ni bomba ngo rivumbwe ngo rivura ngo imvuvu za mu mutwe ngo n'igifungo ngo ukajya ibyo ngo kirakira biri nkweye. Yego wowe kugira ngo ukire wanyweye icyo nkweye no mazi nta nigezemo naje icyifuzo cyangisha mu mutima wanjye kubeshya ni neza narakize. Inahe bitangaza birakoreka nabibonye ko icyo gitangaza nabonye navuze ngo nkuko naje ngo asenge nijye wisenge kuba icyifuzo cyangisha mu mutima wanjye. Nicyo gitangaza nabonye ahangaha. Abandi hano bamwe amazi abandi bumba wowe ko urisema ibumba udatwaye amazi kuko ndoza amazi byambye cyo kugira ngo nyabone nayonze kuri ko narantashye nkagera mu rugo. Waje niki? Naje bintunguye nuko nzi ko ntari buze gusenga ariko Imana yese ifasha mbona bampaye agafaranga ndabateka ntege nze gusenga ndabata Imana irakoze. Aya mazi se koko muyafata gute nk'abakristo? Bavuga nk'amashitani mu ukayahatera cyangwa nkuko imvura iri kugwa inkuba zikubita ngo urubura rutarugenda. Nitwa Bazijwe Batasiana nkaba nkomoka
mu kagari ka Mujuku, umurenge wa Kitari. Naje gusengera ino nanjye ariko naherukaga kera cyane. we waje byari waje n'iki? Naje ejo, naje n'amaguru ngera ino. ubwo wahagenze igihe kingana iki? Naturutse iwacu mu masaa 4 ngera hano ku mugoroba wa saa 10. Ubwo rero nza numva sino kumva na kera narahazaga kera cyane nkiri mutoya, narahazaga tukaza tukasengera tukabona ibitangaza, nuko rero tukahava nk'uko tujyanye amazi y'umugisha, baratubwira ngo amazi y'umugisha uyaha umwana warembye, umuntu wese warembye si n'umwana wenyine, cyangwa amashitani yaba ari ahantu bakeka ko umuntu agwaye amashitani no mu nzu uragenda ukayahatera. Birakoreka burundu pe. N'ubu ngubu niyo naje kuva mu gitondo ndahangaha nuko natumye umuntu ngo ajyane akajerekane nyatahane, sinataha nyasize kuko aravura pe. Ndabazi nanjye ubwanjye, iyo umwana yarembye si ubwa mbere, niyo ntazaga natumaga bakayazana. Iyo umwana yarembye urayamuha akayanywa, yaba agwaye n'inzoka, yaba agwaye n'ibintu ku mubiri byasheshe ukayamuhagiza, biroroha. noneho umunsi wa somusiyo ni umunsi mufata gute? Ni umunsi twizihiriza cyane cyane abitwa ngo ni abakristo b'Abanyagatolika. Turawizihiza n'abandi bose ariko bashatse kuza bose baraza. Muba mwahisemo Kibeho? Tuba twahisemo Kibeho kubera yuko ariho habera ibitangaza, niho habera ibitangaza, hakabera ibonekerwa, ariko ino ngoro ntagatifu niho iri. Rino vomo urabona umubare w'abakeneye amazi ni munini ugereranyije n'abayabona. Ugereranyije ahubwo ureba banagabanutse. Kare dore twahereye tonda umurongo turi hariya ku muhanda, tugera ahangaha urabona banagabanutse, ahubwo bari benshi cyane. Iyamba bashyizeho irindi vomo nk'ubu riraha bagashyiraho nk'irindi hano rikaba naryo rihari, noneho rero twaza tuza kuvoma ugasanga urabona hariho abahageze n'umugoroba, ahubwo ubu hari abagihari bahageze n'umugoroba banze kuyavirira ngo bayasige kubera ubwiza bwayo. Njye nahageze mu gitondo, naje ndarahara haruguru, urabona sindayageraho ndacyari hano, uretse ko nawe umuntu akajerekana arimo ahangaha hagati. Ni umunsi tugiraho ibyishimo by'umubyeyi Bikira Mariya, tukawishimira cyane. Kuri iyi tariki tukumva buri muntu wese arayizirikana. Wowe uturuka he? Yewe nturuka muri paruwasi ya Karama. Ubwo ni mu kahe karere? Mu karere ka Huye. Naje n'iki? Naje gutya nyine ariko numva nishimira yuko ahantu ngomba kuhagera. Naranapfunitse ubu ku kuboko kwanjye ni gufata, ariko mfa kwandara nkaza nkavuga ni kuri uyu munsi w'uyu mubyeyi Bikira Mariya rwose ngomba kwizihiza, kuko agiye gituma rero nanawizihiza umwana wanjye niwo yabatijwe umuhererezi. Ubwo rero twumva mbese muri rusange twumva abantu bose tuwishimiye. Ariko koko hakorerwa ibitangaza wumva wenda baje hano hantu bakahakirira. Hari abantu benshi bagenda babivuga nyine, nk'uko nkumva batanze nk'ubuhamya kuri radiyo, bagatanga ubuhamya yuko bari barembye bababaye, yuko bakiriye ku munsi wa Bikira Mariya ijyana rye ryo mu ijuru. Yego, uyu munsi ibyifuzo wazanye wizeye ko biri busubizwe? Yewe ibyishimo nazanye naje gushimira Bikira Mariya ko umwana wanjye yabyaye mu ijoro ryakeye ejo. Ubwo rero mfite n'undi nawe wabyara n'ejo cyangwa ejo, abo ni abakobwa banjye. Ubwo rero umubyeyi Bikira Mariya namubwiye yuko ubwankumbwiye inkuru nziza y'umwana wa mbere, namubwiye yuko azambwira n'indi y'uwa kabiri. Ubwo rero nibyo byifuzo rero nazanye, no gushima yuko yampereye abana akazi, bakaba bose bafite imirimo ariko ikajya ibarindira impande n'impande kuko ni abapolisi. Hano hari n'amazi nabonye bavoma. Amazi y'umugisha turayishimira, uyajyanye akayajyana imuhira akayashyira mu rugo, abantu bose mu rugo bakanywa,
bose bagira ibinezero kandi nyine tukumva tuyakesha umubyeyi Bikira Mariya. Ubutaka tubufata neza kuko umuntu wabuje wese ajyana iminezero akahorana ibyishimo by'ubu butaka bwa butagatifu. Umuturage w'ino rero Kibeho tubona hari ibintu yabonye byinshi cyane birusi iby'abantu batahagera batahaba batahazi, tukabona bakuye inyungu nyinshi kandi natwe twaza tukabona uko twari twaje tumeze ati siko tumeze. Mama waje ryari, waje n'iki, wageze hano ryari? Urebye ntabwo naturukaga kure cyane, yego ni mu karere kandi ntabwo ari akangaka, ariko rero nta kintu cyanzaye kuko nta kintu nari mfite kitike, nta n'icyo nari mfite kintu. Rero naje n'amaguru, naje mu museso, n'uwo natumye amazi kuko nananiwe kugera mu kabande, nta nubwo arayangezeho ndacyamutegereje. Amazi urayatahana? Ndayatahana, nayanzanira ndayatahana kuko ni umuntu mukuru ujijutse, ndayatahana byanze bikunze nanjye ndava ahanyabonye. Ayo mazi wizeye ko ari bugufasha iki? Atandukaniye n'ayandi mazi? Amazi se atandukaniye yuko tuyakura ku isengesho. Iyo umuntu yanyweye bigenda gute cyangwa umuntu yakoresheje? Iyo cyane cyane twebwe kubera ko haba ari kurari dujya ari ukurondereza, wumva mu mubiri hahindutse, ukumva hose ugiye ufite intege, ukumva hose ufite imbaraga. Amazina ni Sengimana Manuel. Manuel baturutse nturuka muri umurenge wa Cyahina duhana imbibi n'uyu murenge wa Kibeho. Kuri njyewe ni iby'agaciro kanini cyane kuba twaragize umubyeyi Bikira Mariya akatubonekera, twumva ari umugisha dufite, n'ugeze hano ahita yumva akize ku mutima. Niyo waba utanazi n'ibyo gusenga, harimo n'abazi ibyo gusenga batabizi, ariko umutima yabo bakaba bararuhutse ku mutima, ufite ikibazo ukagitanga ukaba cyasubije. Ubu butaka ntabwo busanzwe kubera ko bari abantu babonekewe, ntabwo byapfuye kwizana, ba Natali, ba Rufosina. Kuri twebwe tubiha agaciro mu mitima yacu, tuba tumva ari iby'agaciro cyane. Ariko se koko birakoreka, ibitangaza birakoreka? Iyo uje usenze wizeye utari ufite ubwokana mu mutima wawe biragukundira, biraba. N'ahangaha abango n'amazi. Ayo mazi ni amazi tuvoma ku iriba ry'umugisha, atandukanye n'andi kubera ko niryo riba rya mbere. Ayo mazi kuyataha nabyo nta nubwo nava hano ntayatahanye, ngomba kuyashakisha paka, nubwo waba ari benshi muri aya masaha, ariko mu masaha y'umugoroba umuntu agenda ayabona. Amazi mufata gute? Ni amazi ku mitima kuri twebwe tumva ko kubera ko ari isoko ntagatifu, tuba twumva atandukanye n'andi kubera ko bitewe n'uko iyo soko ari iya mubyeyi Bikira Mariya. Nk'abaturage b'inahangaha mu karere ka Nyaruguru, kuba umuntu ava nk'i Burayi akava muri Amerika akava mu bindi bihugu bitandukanye akaza ahangaha, ni ibintu mufata gute nk'abaturage bo muri Nyaruguru? Twebwe nka Nyaruguru kubera ko akarere kacu n'ubundi kari mu turere dukenye, tuza kumenyekana kubera ko ari Kibeho yacu niyo yatumenyekanishije. Aho ugiye hose mu Rwanda no ku isi yose Nyaruguru barayimenye kubera ko umubyeyi Bikira Mariya ariho hano yabonekeye. Ni iby'agaciro kuri twebwe, ni brand yacu itumenyekanisha ku isi yose. Muri Afurika cyane cyane kuba Bikira Mariya yahisemo kuza hano Kibeho, kuri twebwe twumva ari umugisha mwinshi cyane. Inyungu mukura muri isi, haba ari ku bacuruzi batuye inaha, haba ari ku muturage w'inaha, ndetse no mu bindi bintu. Inyungu cyane cyane tugira ya mbere ni ba mukerarugendo tugira. Umuntu wese ufite hano ikintu acuruza, urabona nta hoteli n'imwe yabaga hano, ariko kubera ko abashyitsi baje amahoteli arimo aragenda aba menshi. Kera hari ahantu hasanzwe za kaburimbo, urabona ahantu hose zo ziragenda ziza kubera abashyitsi batugenderera. Nyaruguru nyine twagize umugisha, tuzahora tubishimira Uwiteka. Nyaruguru ikintu cya mbere ubu ngubu twifuza, ibikorwa remezo biragenda biba byinshi. Wenda ni nk'abantu b'abashoramari bikorera ku buryo baza bakagura ibikorwa remezo bijyanye n'amaresitora, kubera ko abantu benshi baraza ntibabone icyo kurya, ibikorwa remezo byo kwakira abantu bikaba byinshi cyane kurenza uko
kubera ko abantu baza hano baba ari benshi cyane. Nicyo kintu cya mbere twifuza cya mbere. Yewe icyo nabwira nk'umuntu wenda uri butwumve nuko yashishikarira ubundi uko umwisilamu abavuga ngo azapfa ageze imake, niko umuntu usengera muri Katolika bakwiye kuvuga ngo akazina intego yo kuzagera ikibeho, bikaba muri brand yiwe y'ubuzima bwe azabamo hano ku isi, kubera ko hari icyo ahungukira. Ndumva ari cyo kintu cya mbere navuga. Ni Dusabimana Madeleine, mu Nsanze mu karere ka Nyaruguru ku butaka butagatifu Kibeho. Iyo uvuze ku butaka butagatifu ushatse kuvuga iki wenda nko kuba duteze amatwi muri kano kazi? Bishatse kuvuga ko ari ahatagatifu kuko umubyeyi yaradusuye, naho mama w'ijuru yadusanze. Yego, waje uturutse hehe? Mu karere ka Huye. Ni umurenge wa Mbazi. Harimo abamaze iminsi bageze n'ahangaha baje n'amaguru, we waje n'iki? Njye narateze ariko nanjye naharaye. Gusa byari bigoranye kubona imodoka. Ariko ni iki kidasanzwe nyine gishobora gutuma umuntu aza akaharara akamara n'iminsi 3? Ahubwo se nta gisanzwe gihari. Ibiri hano byose nta gisanzwe gihari, kuko ibitangaza biraba, uhazana ibyifuzo bigakemuka, mbese nta gisanzwe kiba hano. Birakoreka cyane, ndi umugabo wo kubihamya. Hari nk'umuntu waba uzi waje ahangaha afite ikibazo kikabasha gukemuka? Nanjye naje mfite ikibazo kirakemuka, niyo mpamvu nagarutse. Nagari ubwa mbere maje kuko buri mwaka hano ndahaza. Yego, ubu no mu kanya witeguye igitangaza saa 9 nabonye ariho ibitangaza bikoreka. Ntabwo ari saa 9 gusa, kuko ibitangaza byatangiye kuba, nkihagera byatangiye kuba, kuko n'ubundi mbanje gushima, nzanye n'ibindi byifuzo. Yego, kuko mu buzima duhorana ibibazo n'ibyifuzo. Yego. Noneho nk'uwo nguwo uvuga ati yewe nta gitangaza ndahabonera, ati yumva afite amashyushyu yo kuvuga ngo bigenda gute kugira ngo umuntu abone igitangaza, uwo nguwo niki wamubwira? Wenda niki wamubwira? Yaba ari uwahaje se nabona igitangaza cyangwa utarahaza? Wahaje uvuga ati yewe ndahaza, kuba ari ndasenga nyine abantu babonye ibitangaza, ariko njye ntacyo ndabona. Urumva hari abantu baza bafite amatsiko ngo nje kureba ikibeho, uwatandukanye n'uwaje avuga utari ikinzanye ikibeho. Uwo azagaruka afite ikimuzanye, icyo gihe akereka umubyeyi, agiha umwanya, kuko urabona hari abantu benshi baza birirwa batembera, ariko iyo uje ufite icyifuzo byange bikunda ubona igisubizo. Yego, ukuvuga icyo basaba no kwizera. Ni ukwizera gusa, icyo gusa. Yego, inaha ngaha ngo buno butaka bwose ni butagatifu, yaba ari amazi ahari, yaba ari ubutaka bwaho n'ibuye ryaho n'ikindi kintu. Amazi ya hano muyafata gute? Ayo ngayo bajya kunywa? Amazi yaha nimba navuga ngo ni nk'umuti simbizi, gusa kuri njyewe ni nk'umuti, kuko ntabwo naza ngo nahe nayajyanye, kuko ni nk'ubuzima kuri njyewe cyane. Nko ku bakristo Gatolika, umunsi wa Assomption ni umunsi mufata gute? Umunsi nk'uyu Assomption ni umunsi udasanzwe, kuko twizizaho ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Rero tuba tugomba kuwufata nk'udasanzwe kugira ngo natwe tuzirikane urupfu rwacu ruzaba urwera, ruzabe ari urupfu rutagativujwe, kandi tumusabe adusabire kugira ngo dukomezanye urugendo nawe. Nyine kuva kera abapinzi bamye bariho ntago babura, ariko icyo namusaba ni ukuzaza akirebera. Utahaje rero kubw'impamvu z'uburwayi cyangwa yabuze uko ahagera, nawe ntago ari impamvu, ariko nawe turagumya tumusabire, ibyifuzo bye biragerwaho kuko Imana ibera hose icyarimwe.